shaka kubabwira ngo umugambi w'Imana ntuyoba kubavuganye n'Imana. Umuntu wese uri aha ngaha apfa kuba yaravuganye n'Imana. Abantu baratubeshye, abantu badukujeho, ibintu batubwiye byarabananiye, bagiye batubwira ibintu birabananira. Hari umuntu wamwe ngo azajya ama internet ya buri kwezi, yarapfuye ejo bundi atari yayimpa n'umwaka. Abantu bagiye badusezeranya ibintu biranga, ariko umugambi w'Imana ntuyoba kubavuganye n'Imana. Ndagira ngo mbatangarize ko, ndagira ngo mbabwire ikintu gituma umugambi w'Imana utayoba. Ndababwira nka bitatu nirukanga. Ikintu cya mbere gituma umugambi w'Imana utayoba, Imana si umuntu. Muhagarare kwako gusa kavuga ngo impamvu umugambi w'Imana utayoba, Imana si iki? Si umuntu. Bantu barabeshya. Mwaritse aravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicu. Ibyo yavuze se neza kuri Imana ntacyo biraza kubatwara, ntacyo. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe Mana, urakomeye. Uyu mubiri wanjye numa kubora, nzareba Imana mfite undi. Umve uguma aho ngaho, wakoze cyane. Ntakibasha, haleluya. Ntacyakitanga umugambi w'Imana, ihora iteka iwubereye maso, ku manywa y'ubuyobozi inkingi y'igicu, nijoro y'ubuyobozi y'umuriro. Ntacyakitanga umugambi w'Imana. Impamvu umugambi w'Imana utayoba, Imana si umuntu. Akomukandike si iki? Iruta so, iruta mama wawe, iruta umukoresha, iruta umushumba, iri hejuru. Haleluya. Icya kabiri, ntipfa. Imana ntipfa, abantu barapfa. Mugambi igufiteho, ntugire ubwoba, ntizafite ari yasoze icyo yavuze. Ntigirete ntipfa. Gatatu, ntitorwa. Ko wenda ngo ugire ubwoba ngo manda yayo ngo izarangira, ngo inzu yambwitari yayimpa. Umuntu aherutse kumbwira atari ka wahereye uvuga ukiba mu bukode, umaze gukodesha amazu 8. Urabona ukuntu ibibanza byo muri Kigali bisigaye bihenda. Ubwo kurabona azatura i Kigali, arambwira ngo mbwira icyo ushingiraho uvuga ko Imana izaguha inzu muri Kigali. Ndamubwira nicyo nshingiraho, nuko Imana ibibanza byose yabyibarujeho. Amazu yose yo muri Kigali abaruye ku Mana. Ubutaka bwose bwo muri Kigali Imana yabwibarujeho. Wigira ubwoba ngo bizanyura he, byose bibaruyeho. Abagore bose bayibaruyeho, abana bose yabibarujeho, imodoka zose yazibarujeho. Nta bwoba dufite, mugambi wayo ntuyoba. Nimuvuga ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Abantu bose Imana ifiteho umugambi bagira ibintu bibaranga. Urabyumvise? Abantu bose Imana ifiteho umugambi bagira ibintu bibaranga. Bibabwire ye kuvuga ibintu biranga umuntu mu mugambi w'Imana. Icyo ndajya mvuka bona kitakuriho, umenya kuri mu wundi mugambi. Ntago waba uri mu mugambi w'Imana ngo umere nk'abandi. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, ikintu cya mbere kimuranga, icyo ubona kitarakubayeho ujye gusenga kikubeho. Ikintu cya mbere kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi, ararwanywa ariko ntatsindwa. Umuntu Imana ifiteho umugambi ararwanywa ariko ntagira ate, ntatsindwa. Nje kuvugana n'umuntu uri mu iteraniro, wari uri kumva ngo agiye kubivamo. Biriya bintu uri guhura nabyo ni ibimenyetso bigaragaza ko Imana igufiteho umugambi. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi ararwanywa ariko ntagira ate, ntatsindwa, ntaneshwa. Iyo utajibona abantu bakurwanya, ese uba hehe ubundi? Ubwo ahantu batakurwanya ni hehe? Kugira ngo abantu ngo birwa bamvuga, ntago bizasohora tutakuvuze. Hagarara. Ikintu kigaragaza ko umuntu ari mu mugambi w'Imana, ararwanywa ariko ntagira ate. Mwebwe muvuga ba Dawidi, muvuga ba Mose, bariya n'abahungu barwanya urugamba, ariko umugambi w'Imana urangira abayoboye, urangira amazina yabo abaye birangirire. Ndagira ngo utangarize ko niba Imana igufiteho umugambi, uzahura n'intambara mu kazi, bazakurwanya no mu itorero. Aha harimo abantu baza hano bazi ngo baje mu ijuru. Hano haba abantu, ntago haba marayika.
ko narinje ngo nzi ko ngo ariho nje kuruhukira, uzaruhuka ugezeyo. Hano ntago baza kuharuhukira. Ko naje ngo nzi ko ngo batagira amagambo, nibo ba mbere bazi kuvuga. Azakuvuga ahubwo wumirwe. Maze ngo basigaye banaroga, ariko se hano ndavuga iri heryo iyo dusengera. Dusigaye dufite abantu baroga baba mu nzu y'Imana, basambana baba mu nzu y'Imana. None naraye ntanga ese ikinyamakuru naraye mbonyeho ngo n'abatingaji baraje. Ibi dayimoni Imana ibidusorera mu rusengero. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi ararwanywa, ariko ntagira ate. Agiye mubona duhagaze hano kavuga uti nanjye wampagarika hano, ariko urebye ivita twarwaye kugira ngo duhagarare ahangaha ko twabanje kurwanywara. Hagiye umushumba yigeze antumira arambwira ngo dushaka kuzaza kutuganiriza ijambo ry'Imana. Twahuriye ahantu mu giterane, aravuga ati mbega umuvuga butumwa. Araza bibwira umushumba mukuru, avuga ati umuvuga butumwa nabonye nshaka ko tuzatumira. Ati nta kibazo mutumire. Cyo gihe imyenda yari ishaje ari ikibazo, bamanika amaranse vuba batumira amakorari. Umushumba ntumiye niwe warunze umukuru ntago yaranze. Ngeze ku marembo sa materaniro yatangiye, mbwira umudiyakoni ntigende ubwira umushumba ko umushyitsi batumiye yaje. Umudiyakoni arandeba areba inkweto, aravuga ati yari umushyitsi twatumiye ujye uvuga ubutumwa kuri radio, niwe dutegereje. Nti ningewe. Ati witwa nde? Twasengera nka Boniface. Ati hoya reka nande umushumba gutumiye aza kurebe. Umushumba araza aravuga ati mukozi w'Imana, ati karibu. Ndinjira kuva hariya kugera hano nari nabizi icyuya. Niki cyambizaga icyuya? Natamuka mu Kristo akavuga ngo Yesu ngo ukwaje ngo se ngo yini umushumba yatumiye ngo Yesu mwami. Ntabwo byoroshye, tubanza guca mu rugamba. Ntugire ngo uzahindurirwa izina utanyuze mu bintu birwanya izina ryawe. Ntabwo bishoboka. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, ikintu cya mbere kimuranga ararwanywa, ariko ntagira ate, ntatsindwa. Tangira uri mu rugamba ariko bikarangira izina ryawe risizwe hejuru. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi agira ibintu bimuranga. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, yigishwa nayo. Iramwigisha. Ntago leta yakubona mu buhanga ngo kureke Bruce ukajya kwiga. Ntago Imana abe gufiteho umugambi rero ngo ibure ko kwigisha. Irakwigisha. Ko muri koranga bari mu ishuri mwige, mugomba kwiga. Imana igira ibigo bine. Bingahe? Igira ibigo bine. Igira ikigo cy'abiga babayo, igira ikigo cy'abiga bataha, igira ikigo cy'abiga ku manywa, ikagira n'ikigo cy'abiga nijoro. Buri wese uhanga afite ikigo yigamo mu ibyo bine mvuze. Kandi Imana ni umuhanga, ikwigishiriza mu kigo ushaka bitewe n'aho izagukoresha. Minisiteri y'Uburezi yarebye ubona abantu bashaka kwiga bose, iroroshya, ishyiraho ijoro, ishyiraho amanywa, ishyiraho abiga babayo, ishyiraho iga bataha kugira ngo abantu bose bige. None Imana ninjije n'izasigara inyuma igakoresha abantu babaswa batize. Kwe kwigishara, kwe gushakira professorira. Ibi bigo rero aho nabonye bitandukaniye n'ibigo bya leta byino, ibigo by'Imana. Icyo nabonye bitandukaniyeho n'ibyino. Imana mu bigo byayo byose itwambika iniforume imwe idatuma abantu bamenya ko tubayo. Kagukubita mu gitenge utaha mugahenereze free. Uranyumvise? Imana ikwambika iniforume ituma batamenya niba ukodesha. Ikwambika iniforume ituma batamenya niba uri umupfakazi. Ariko mwambaye iniforume ariko muri mwishuri. Ko umuntu afingwa ikote ukagira ngo ahembwa nk'ibihumbi nka 500. Biri he? Ko Imana yaguhisha mu ikote ariko irabahisha mwakagira Imana. Uziko iyi Imana igufiteho umugambi, nari mvuze ngo irakwigisha. Ibi bigo byose ari ikigo cy'abiga babayo, ari ikigo cy'abiga bataha, ari ikigo cy'abiga ku manywa, ari ikigo cy'abiga nijoro. Icyo bitandukaniyeho, uziko natangaye abanyeshuri bose biga babayo muri interina babujijwe gusurwa buri munsi. Basurwa rimwe mu gihembwe. Nubona abantu batagusura jya ugabanya amatiku, uri mu gihembwe kidasurwa. Profeseri yagusize ahantu ugomba kuba uturije. Ko ngo abantu ngo dusengana ngo wagira ngo ntibazi yomba, ntago tuhazi. Uri muri interina buretse tuzaba tuza wowe buri tonde kuko batansura. Urabicaza heza, urabaha iki buri ishuri ry'Imana? Imyaka 120 yize 40 kwa Farawo, yiga 40 mu butayu, yiga 40 kwa Yetiro, 120. Ariko imyaka 2 maze utabyara, waciye ibiti n'amabuye, ufite imyaka 27 ko ngo wabuze umugabo. Use wari wiga iki wowe? Uri materineri wowe. Mose yarize agera ku rwego Imana imureba iravuga ngo uyu muntu amashuri arayasoje ndabona yakora. Yahuye intama za sebukwe Yetiro ari ku musozi w'ihorewe, ngo ijwi riramuhamagara riramubwira ngo Mose patura inkweto, numvise gutaka ku bwoko bwanjye. Mose abwira Imana ati Imana none bigende bite? Iramubwira ngo ni wowe uzazana Abisirayeli.
Mose abwira Imana ati aho ngaho nawe uvuze bidashoboka, nahunze Farawo nambaye ipataro icitse, ni ngewe uzabazana, ni iki kigaragaza ko ari ngewe uzabazana? Namubwira ngo nuko urangije kwiga. Mose arangije abwira Imana ati Farawo uramuzi, nzajya imbere ya Farawo mubwira ngo urantumye wowe ntumuzi. Imana ibwira Mose ati rega warize bihagije. Mose abwira Imana ngo bigaragaza ko nize, mpereza ikimenyetso nka kimwe. Namubwira ati singutindira, ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati irambike hasi. Ngo arambitse inkoni hasi, ihinduka inzoka yegura umutwe. Imana ibwira Mose ati ngaho yifate. Mose ati wowe wafata inzoka uri kuyireba, urangije ishuri fata. Abona inzoka yeguye umutwe. Mose abwira Imana ati mbabara inzoka itandira ahangaha. Ati yifate nugera imbere ya Farawo uzayirambika inzoka, kandi azamenya ko ari ngewe ugutumye. Mose abwira Imana ati ariko Mana wanyijije iyi nzoka koko, iga fata. Mose ngo aratusha akoze ku murizo wa ya nzoka ihinduka inkoni. Noneho wayiguha akabwira ati jya hano. Avuga utaho bampereye bagira ngo sinsenga, akangaka ugafite mu uyu mujyi wa Kigali ntaho utajya. Avuga uti ndabereka nanjye ukampaye umve ko bavuga ntaho utajya. Iramubwira ngo nugera imbere ya Farawo ukayirambika izahinduka inzoka. Mose abwira Imana ati Farawo uriya nanjye ndamuzi, nawe n'umuhatari, nawe ashobora kuba afite ibindi bijya gusa nayo, wampaye kandi kamenyetso kamwe tukaba tubiri. Ati shyira ikiganza mu gatuza. Agira atya. Imana ati kuramo. Ngo akuramo, asanga cyabaye ibibembe cyaboze. Mose abwira Imana ati Mana ngira ibintu by'amagambo no gutinda, kigire kizima ngenda, mbabarira ukigire kizima. Ati subizamo. Ashyiramo. Kuramo. Ngo akuramo, asanga cyabaye kizima. Ati wagenda. Mose abwira Imana ati Mana wambabarira ukanyongera kandi kamwe. Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana avugana n'Imana, wanyongeye kandi kamwe tukaba dutatu nibura ko ndahita ngenda. Mose yasabye ikintu abantu batajya bamenya. Uzi ko Mose yantangaje? Icya gatatu yasabye Imana, yabwiye Imana ngo nabonye uhindura inkoni inzoka, mbona uhindura ikiganza ibibembe. Icya gatatu ngusabye mbabarira umbwire witwa nde, urinde, wowe utunga imfubyi i Kigali witwa nde, kutugaburira tutagira akazi witwa nde, ko abana bacu bize urinde, wewe waduhereye abagore i Kigali witwa nde, mbwira izina ryawe, urinde. Ufite abantu basenga Imana ariko batayizi, utababwira ngo bakubwire Imana ngo bamenye ibyo bavuga. Ubundi mubona Imana imeze ite? Imana ibatungiye i Kigali, murebye uburyo mwaje namwe. Ikibazo nuko nta mafoto mugira. Wakwereka nk'ifoto yawe mu myaka nk'itanu ishize ko ari warahombanye, Imana yaguhombanuye ikakugira. Buriya mujya mubona Imana imeze gute? Arabwira ngo mbabarira umbwire witwa nde, we mubwira amazina yayo. Iramubwira ngo uzabwira Farawo, uzamubwira ngo nitwa ndiho, uzamubwira ngo nduwo ndiwe, natabyumva uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora bingahe, uzamubwira ngo nshobora byose. Bega mwigisha wacu we ashobora byose. Mose abwira Imana ati Imana iryo zina riranyemeje ndagiye, ariko nyongera kandi kamwe tube nka tune nibura. Umva icyo Mose yasabye cyanejeje. Yabwiye Imana ngo icya kane ngusabye, nkeneye umufasha mw'ubu butayu. Uriya buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Hari ibyo udashoboye abandi bashoboye, wiba mu buzima utagira umufasha mw'ubu butayu. Imana ibwira Mose ngo nkwemereye Aroni mwene nyoko muzahurira mu butayu. Mose abwira Imana ati kumpaye Aroni binejeje umutima wanjye, kubera ko Aroni azi kuvuga ariko ngenda didimanga. Imana iguhuza n'ufite icyo akurusha. Aho uri ikiragi ushaka ikindi kiragise, Imana iguhuze na Aroni. Mose abwira Imana, arayibwira ngo kuba ari Aroni umpaye aha ndagiye. Mose ngo ageze mu butayu asanga Aroni mu gihe kinini batari baherukanye. Mose abwira Aroni ati Imana irantumye. Aroni ati baguhiza imyaka irenga 40 barakubuza, Imana igutumye muhuriye he? Ati twari kumwe nawe ku musozi, nari maze iminsi ni muri training yari kunyigisha. Ati none irambwe ngo tuye kuzana bene wacu. Nikubwiye? Ati niko mbwiye. Atuzikora. Mose abwira Aroni ati wiri umperutse kera, ubu none hatuvugana iyi nkoni ifite nyirambitse hano wakumirwa. Aroni ati ariko nawe uri igitangaza, habikize. Ati tugende mfite akantu, mabona tuba mu uyu mujyi nta bwoba, mfite akantu. Hari ibintu Imana yatubwiye, hari ibintu Imana yaduhaye, hari ibintu Imana yadusezeranije. Aramubwira ngo afite akantu ku musozi w'ihorewe, hari akantu Imana yambwiye. Aramubwira ati inkoni ifite nyirambitse hano wakumirwa. Aroni ati ngaho irambika. Ati hoya turayirambika tugezeyo. Abahungu bari kwega barazamuka, nkabona dutarasi Nyamirambo ntabwo badufite. Hari aho twavuganiye n'Imana, mugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwacu. Bageze imbere ya Farawo basanga Farawo ni Farawo. Mose kuko yarazibye yavuganye n'Imana, abwira Farawo amubwira ati urabare kuraba bataha cyangwa ntago bataha.
Farawo murebye ati we si we bahize bakakubura. Mose ati bande bampize? Ati wasize wisha abantu ino hangaha. Mose atumerutse kera, urabarekura cyangwa ntubarekura? Farawo ati ntabwo ndekura. Umva icyo umufasha amara mu butayu. Mose yegera Aroni amubwira ati Aroni, umusaza uri kubona mu ibyo mvuga? Aroni ati ko wambwiye ko ufite akantu. Hakakomyeho nkareba na haleluya. Mose ngo arangije afata ya nkoni imbere ya Farawo akubita hasi, akubise hasi yegura umutwe w'inzoka. Aroni abwira Mose ati sha nakwemeye kabisa grand frère. Yewe we ibwira imurye aho yahereye adukinisha. Agira ngo Imana ntiyavuganye natwe sha myaka 440 ingaha dutesha umutwe. Ibwira imwereke noneho se. Mugambi Imana ntuyoba. Farawo ngo arayireba araseka abwira Mose atumuswa fite abapfumu yani na yambure. Ibi bajya babikora, wahamagara abapfumu bazana inkoni bakubise hasi nazo ziba inzoka. Hano hanze dufite abantu bavuga imana zindi zisa iyo bavuga uba wumva ariyo bavuga, barabamaraho ibintu mwe maso mumenye yavuganye namwe mwikiruka mu bibonetse byose. Hano hanze hari abahanuzi b'ibinyoma bahanura ukumva n'ibyo ukumva birasa, murasaba kumenya ko Imana yavuganye namwe. Maze ngo bakubita inzoka hasi zose zegura imitwe. Aroni abwira Mose ati baratwica, baratudihira hano, umbeshya ngo ni Imana yavuganye nawe ko zose zibaye inzoka ko batwishe. Mose wari umugambi w'Imana asubiza amaso aho yavuganiye n'Imana, abwira Imana ati Imana urabyemeye ko dukubitirwa hangaha? Imana tubaye iki? Ati wewe umbaye iki ni kubona ko zose zibaye inzoka? Ati tumbira inzoka yawe. Ngo arayireba ahuje nayo amaso ngo izamuka mu zindi yegura umutwe irazimira. Imana igira ibintu imira, Imana igira ibintu itegeka, Imana igira ibintu ikubita hasi irazimira. Imira amagambo, imira ubupfumu, imira ubukonikoni, imira uburwayi, irazimira. Haleluya. Mose na Aroni n'abapfumu bahagaze aho barumirwa. Aroni abwira Mose ati sha aturi mu mugambi w'Imana. Imana ibwira Mose ati fata inkoni yawe. Ngo arayegera ngo arayifata ayifashe. Imana amubwira ngo kuyifashe ni kufasha abapfumu bose bo muri Egiputa, kufasha abarozi bose, ni kufasha abakurwanya. Arayifata, amaze kuyifata Imana ibwira Mose ati tayari bigiye kugaragara ko wize wigishijwe nanjye, akazi karatangiye. Maze Farawo aravuga ati mufate uriya mugabo mujye kumufunga. Bagiye gufata Mose, Mose abwira Imana ati ko bamfashe. Aramubwira ngo ufite iki? Ati mfite inkoni. Tugenda ukubite kuruzi nkwereke. Ngo arajya kubita kuruzi rwanira kubise gutya amazi yose ahinduka amaraso. Farawo agiye gukaraba asanga amazi yabaye amaraso. Aravuga ati nibiki byabaye muri iki gihugu? Ntibamenya ko abantu bari mu mugambi w'Imana bashaka gutaha. Imana igufiteho umugambi, irakwigisha kandi nawe ukabikigisha wigisha abandi. Farawo aravuga ngo nimudushakire Mose baduha amazi. Babonye amazi yo kunywa amaze gukaraba bajya gufata Mose. Mose abwira Imana ati ko baje kumfata kandi. Imana ngo atari kufite iki? Ati mfite inkoni. Ati subira kuruzi nkwereke. Ngo barambuye hejuru y'amazi hazamuka ikintu cyitwa ibikeri. Ibikeri ibito ibinini bijya ku murongo. Mose arambura inkoni hejuru y'ibikeri. Aravuga ati mujye mu gihugu cyose no kwa Farawo mujyeyo muhogere muvuge ko Abisirayeli bashaka gutaha. Ibikeri birazamuka bikora defilisi irashira. Farawo arangije arahamagara ati mubwire Mose azadukize ibikeri batahe. Ngo Mose ngo ahageze ategeka ko batwika, ngo baratwika bara umuntu ukushira mu gihugu. Farawo kode iragaruka bagiye gufata Mose. Mose abwira Imana ati ko baje kumfata. Ati ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati genda mu mukungu nkwereke. Ngo yakubise mu mukungu hazamutse inda. Mwe ntimuzinda inda ikubuza position wicaye mu bantu. Inda mwe ni mwarwaye inda. Inda inda hari umuhanga wavuze ngo inda yo mu gitenge ntabwo iryana nk'iyo mu ipataro. Iyo mu ipataro uyifatira ahantu kayihonyora, ariko iyo mu gitenge ubigosora byose ntumenya. Inda zariye Abanyegiputa na Farawo ziramurya. Bagera ku rwego bahamagara Mose bati kigwaho n'inda nidukira inda muzataha. Ndataruka icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi, icya munani, bigeze ku cyago cya 9. Urumva Mose yaramaze gusaza, yaramaze kurambirwa, ariko uri mu mugambi w'Imana. Hari uri kubona bimeze nkaho bitangiye kwanga, ni hariya niho Imana bigiye gukora. Aho ngaho uri kubona byanze, naho ngaho niho Imana igiye gukora. Mose abwira Imana atari ko Mana we ko bikomeye. Imana amubwira ngo habaye iki? Iramubwira ngo ndananiwe. Iramubwira ngo hasigaye kimwe. Hasigaye kimwe. Iramubwira ngo genda ubwira Abisirayeli bafata umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene bamubage, amaraso bayasige ku nkomanizo z'inzu z'imiryango zabo. Nijoro yewe ndaza kunyuraho umve ko ndisiyo yamuhaye. Iramubwira kandi ubwira Abisirayeli izo nyama z'izo ntama cyangwa z'izo hene bazirye zokeje, bazirisha imboga zisharira. Yari imibabaro ya Pasika. Imubwira ikintu cyantangaje. Iramubwira ngo ubwira Abisirayeli barya umutwe w'iyo ntama
barye igihimba cy'iyo ntama, barye n'ibinono by'iyo ntama. Yarababwira ngo barye Kristo wese batagize icyo bajugunye. Dufite abantu bariye Kristo barya umutwe ntibarya amatwi, abo ntibumva mu itorero. Dufite abantu bariye Kristo ntibarya amaso, ntiberekwe ibyo abandi babona ntibabibona. Dufite abantu bariye Kristo ntibarya amazuru, ukwirirwa bareba ngo uriya muntu wari mwiza ariko afite amazuru manini saya wavamo ji. Ibintu mwazanye. Iyo umuntu yariye iyi ntama mu gicuku cyanyu ngo marayika ca, Abisirayeli bari mu mugambi w'Imana, Imana isoza icyo yavuganye nabo barataha. Narivuze ngo iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana yigishwa. Haleluya. Kandi niba hari ikintu nabonye, niba hari profeseri nabonye uze kwigisha, ni Imana. Ngo warize wararangije yakuzanira isomo kongera ugatangira. Kandi Imana ishaka kukwigisha. Bose ni mwiza hano n'abantu bafite amadiplome. Dore ngura mugore wanjye ngo yarize, tubanye imyaka 12, nta nahana arakora n'umushahara w'ibihumbi 5, ambwiye ati uku kwezi nahema. Nteweze ariko ndebera Imana ikwigisha gutungira Kigali diplome ukayibika ukarya ukabaho, kakubwira ngo ujye amashuri nakwigishije nzaya gutungisha kandi ubeho. Nimwemere uko Imana ikwigisha ibifite umugambi w'ibyizakugezaho. Nimuvuge ngo amen. Icya gatatu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana yigishwa ko mutavuga. Ni icya kabiri yigishwa nayo. Icya gatatu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana. Gutungurana muri kubyumva? Umuntu Imana ifiteho umugambi aratungurana. Ibintu bye byose ni surprise. Mu kazi aratungurana, agura imodoka atunguranye, yambara neza atunguranye, ava mu bukode atunguranye. Ndakwifuriza kuguma mu mugambi w'Imana. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi ibintu bye biratungurana. Bigira bite? Narabibabwiye iba atari kuwa 3 ni kuwa 4 2004 natiri umuntu ipataro. Ndamubwira ni izipataro abantu kuri paruwase. Haramwe ndagutiza tujyane nze kumva ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye. Ntago nza kubitinda iyo ni story ndende. 2008 2018 bantumira kuri televiziyo kujya gutanga ikiganiro ku nshuro ya 20 ngira ngo na 6 cyangwa na 5 kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu kiganiro cy'ihumure. Ndebye muri costume ngira mbona nta silver nta bara ry'ivurimo. Jya gukodesha ikote mu bageni, ikoti ryiza, ndajyana kuri televiziyo ngura umudari wo kwibuka gushura 26 ntekereza. Ngeze muri studio umunyamakuru wanyakiriye arambwira ati mwatumwa amazi iminsi baza hano gutanga ikiganiro niwo uje wambaye neza. Nimurakoze cyane. Turangije ikiganiro arambwira ngo nta muntu waje wambaye atyo wataha na moto, shaka gutwara n'imodoka ukambwira aho nkugeza. Ngeza kwa Rubangura. Angejeje kwa Rubangura ndibugana ku gicupa giteretse hano kwa Rubangura cyakoka. Mpura n'umuntu twabanye muri 2004 nacuruzaga ibisheke wacuruza inkoko. Ankubise amaso aramenya nge sinamumenya kubera imyaka yari ishize no kubera ko umunyamakuru nawe yarambwiye ko ngiye waje wambaye neza. Urumva mu mujyi kwa Rubangura natambukaga ntikora nk'umuntu wambaye neza. Mujyi natambukaga nikora. Wa muntu tugiye gukubitana ndebye aramenya ashaka kuzanwa ndamutse ariko arebye uburyo ndi kwitwara aratinya ashaka ndamukije. Ageze inyuma aravuga ati ariko si Boniface nabaciyeho naramukije. Arongera aranzenguruka mbona turutse kandi imbere tugiye guhura ndamwikanga ahita yitambika mu nzira arambwira ngo mwanyemerera nkabaramutsa. Ntituramutse. Nugutungurana ntituramutse abaraturamukije. Aravuga ati murambe bari nshobora kuba nibeshye, niba ntibeshye rwose nabangize umugisha. Nose mu byukuri ni mwebwe ni twebwe. Nugutungurana ni twebwe. Arambwira ngo uri Boniface ntiyego, w'icyangugu yego, wacuruje ibisheke ahantu mu Kadaso w'ikamembe ntiyego. Ti Yesu we atuzi ko nandi kugira ngo si wowe ntiwe yani ngewe. Arambwira ati nose wamenye ikubona nta kumenye neza. Ati nta muntu uzi witwa Tuyizere wacuruzaga inkoko wajyaga nyuraho wacuruzaga ibisheke. Murebye isuri hitizani we uri Tuyi? Ati ndi Tuyi wangu. Yo arambwira ati nose Boniface we wabaye iki koko? Wabaye iki? Naratunguranye. Tubwira abantu ko watunguranye. Kwambara neza no gutungurana, gutwara imodoka no gutungurana, kuyobora no gutungurana, gusenga no gutungurana. Haleluya. Yesu bamuragira ngo ninjye gusa. Biro mwicaranye ngo nawe waratunguranye Yesu uko wasaga. Wabimumbwiriye? Wamumbwiriye? Ntabwo ari uko wambaraga. Oya! Ntabwo ari uko wasaga. Waratunguranye. Muri mujyi waratunguranye. Mwiri torero waratunguranye. Muri korali waratunguranye. Muri quartier waratunguranye. Mu rubyaro waratunguranye. Mu kazi waratunguranye. Haleluya! Umuntu Imana ifiteho umugambi aratungurana. Agira ate? Mishuro w'ikintu gikomeye. Ari abantu uyu mwaka
utari washira bagiye gutungurana. Igihe umaze ubisengera sinkizi, ariko uyu mwaka utari washira. Bwira uwo mwicaranye ngo utungurane uyu mwaka utari washira. Uyu mwaka utari washira utungurane mu kazi. Uyu mwaka utari washira utungurane muri quartier. Uyu mwaka utari washira utungurane muri famiye. Uyu mwaka utari washira utungurane. Utungurane. Birashoboka. Birashoboka. Imbere y'Imana birashoboka. Uyu mwaka wabona akazi karuta ko wari usanganywe. Uyu mwaka watura hatandukanye naho wari utuye. Uyu mwaka wakambara birenze uko wambaye umwaka ushize. Uyu mwaka wagira abashyitsi bawe bagusura. Ndakwifuriza gutungurana mu izina rya Yesu. Umuntu Imana ifiteho umugambi aratungurana. Wongera utungurane w'itorero, wongera utungurane. Tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya. Uku kubohoka Imana ikorera mu uku kubohoka. Mw'icyo kirere wumva kimeze gityo, Imana ikorera mu icyo kirere. Mujye mworoha. Ubwo harimo abantu bari gukira, nujya wumva ikirere kijemo gutigita kumeze gutyo, hari imigozi biri gucagagurika, hari ibintu biba biri kuba. Ndumva hari ibintu biri kuba mw'iri teraniro, ndumva hari imigozi iri bicagagurika, ndumva hari ibitangaza biri kuba, ndumva Imana igenda mw'iri teraniro, ndumva gukora kw'Imana mw'iri teraniro. Dutere haleluya. Aratungurana. Umuntu Imana ifiteho umugambi. Amen. Umuntu Imana ifiteho umugambi aratungurana. Amen. Cya kane kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi, ahishwa nayo. Ahishwa nayo. Umuntu Imana ifiteho umugambi ahishwa. Irabahishe. Nk'uyu mujyi wa Kigali Imana irabahishe, iraduhishe. Itaguhishe warakozwe n'isoni, itaguhishe waba baraguhitanye. Mbega baguhigaga, mbega amarozi, mbega abajura, mbega ishari, ariko Imana iraduhisha. Yongera iguhishe, iguhishanye n'abana bawe, iguhishanye n'umutware wawe, iguhishanye n'abuzukuru bawe. Imana yongera iguhishe. Abantu Imana ifiteho umugambi irabahisha, ariko Imana irahisha. Igira ite? Ese namwe yarabahishe? Ariko mw'uyu mujyi Imana yaraduhishe. Imana ikaguhisha mw'uyu mujyi urya ubusa. Ariko ubundi buriya mutewe ubwoba niki? Ngo nuko utagura umufuka w'umuceri, ko bagura umufuka ukagura inusu mwese ntimurya umuceri. Ibyo bintu murimo ni ibiki? Ko Imana iduhisha. Kamabwira ijambo rikomeye, Imana niguhisha uzirinde kwihishura. Usa n'umuntu utarize, birwa witeza abantu ngo nukuri ngo kumbona ngo sinize, ko Imana yaguhishe mu ishusho y'abantu bize. Ibyo bigambo bibijyana he? Uwakureba yabona umuntu ukodesha, ahubwo wirwa witeza abantu wihishura. Imana niguhisha uzirinde kwihishura. Kandi Imana n'umuhanga mu guhisha. Uzi ko hari abantu hisha mu myambaro, ikakwambika ikibubu nk'iki ngiki kandi utarasa n'amaguru, sibye ko umenye utagenda n'amaguru, ikaguhisha mu gikanzu. Komeza ibampishira aho ngaho. Hari n'abihisha mu biro. Abantu Imana ihisha mu biro kagutera ibiro, kagira ngo urya mayoneze kandi urya ibintu by'ibibwija n'ibitoryi bira. Ariko Imana irahisha mwakagira Imana. Haleluya! Abantu Imana ihisha mu mubyibuho rwose, nta mushahara nta konte, kagutera ikirungo kabisa. Uzirinde kwihishura. Hari Imana iguhisha mu biro, umuntu wese ushaka gucuruza akaza kuguza amafaranga, kandi ko mbona ntacyo yamaza. Yo, wikiteza abantu. Aje kugana Imana yaguhishe mu bukire, wimubwira ngo ntayo. Mubwira uti mfite ibindi ndi gutegura. Aho kwiri kumubwira ngo n'umubyibuho ubona gusa, kubura ngo nta n'ikintu ngira. Imana yaguhisha ahantu, ugomba kwirinda kwihishura. Nimuvuge ngo amen. Umuntu Imana ifiteho umugambi ahishwa. Akamura kumvise. Hari abantu Imana ihishe mu uyu mujyi. Gusa abanyamujyi mwe muri n'abahatari, mwemerera Imana ibahishe.
nyemerera Imana ibahishe, mwikiteza abantu, kuko umujyi ni umujyi. Uriya n'ibyaha byo mu mujyi ni ibinyamujyi, nabibwiye abantu. N'inzara yo mu mujyi ni inyamujyi. Inzara yo mu mujyi ntabwo ishobora kurya kugira ngo ushake ibijumba, oya, isosiso, isambusa y'inyama. Inzara yo mu mujyi, mube maso, Imana ikomeze ibahishe mutaza kwihishura. Umuntu Imana ifiteho umugambi ahishwa, iramuhisha, iramuhisha, iramuhisha. Icya gatanu, usa n'injye nyine itunze, ntabwo ari ukuzi gukora cyane, ntabwo ari ukukorera menshi, ni Imana igutunze mw'uyu mujyi. Hari abo bifite bananiwe kubirya, Imana ikagutunga, bana bawe bakarya, nawe ubwawe ukarya, wareba n'umushahara ukabona ntibikunda. Baragiye mvuga Imana ngo yagwaburiye ngo Abisirayeli ngo mu butayu ngo barya ngo imyaka 40 ngo badahinga batagira bate. Ubu suriye ingahe? Aho wahereye urya urahinga, si Imana igutunze? Umuntu wese Imana ifiteho umugambi atungwa nayo. Wikirwa wicira inzira, witeka imitwe, izagutunga. Muri corona yaradutunze, ntabwo mubizi? Ntabwo muzi muri corona ukuntu Imana yadutunze? Kandi mureke mbabwire, wenda ngiye ibyo n'ibyanjye namwe mufite ibyanyu, ariko agasura muri kombonana kavuye muri corona. Niba hari ahantu nariye neza ni muri corona, ariko muri corona narariye neza. Ariko muzi ko Imana itangaje, muri corona Imana yaradutunze. Nabonye Imana igaburira abantu, bona abantu bajya guhaha bagenda bakurura utugari batarigeze badukurura. Ariko Imana ese gutunga abantu, igufiteho umugambi, utungwa nayo. Ukomeze muyigirire icyizere. Yabanye nawe muri ya myaka, nubiracyari ntaho yagiye, izakomeza igutunge kugira ngo yiheshe icyubahiro. Narimo ndavuga mu mugambi w'Imana ntuyoba, kubavuganye n'Imana. Umuntu wese wavuganye n'Imana atungwa nayo. Icyanyuma cya gatandatu kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi, akamukumve, mukandike, mugasharinge, mugashyira ahantu. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu nyinshi. Umuntu Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu nyinshi. Mumwikirize, buriya yabyibutse, yabyibutse, buriya yabyibutse, yabyibutse. Ndagira ngo mbatangarize ko impamvu ruriya rutaguhitanye hari ibyo kiri gukora. Imana igufiteho umugambi. Hagaruka abarozi batari bahari, hagaruka abapfumu batari bahari, hagaruka impanuka zitari zihari. Impamvu ruriya rupfu warusimbutse, hari ibyo Imana ishaka kugukoresha. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu zingana iki, uzajya ubibona biraza, amaso yawe arayibona, abahanuzi barabihanura, nawe ubwawe urabirota. Kubera iki? Udapfa, uri mu mugambi w'Imana. Hari ibyo Imana izagukoresha. Narimo ndavuga mu mugambi w'Imana ntuyoba ko bavuganye n'Imana. Umuntu uzi ko yavuganye n'Imana akaba ari mu iri teraniro, ube nka Habakuki. Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara ndindire, tegereze ibyo Imana yavuganye nanjye ko izabisoza kubera ko itabeshya. Ndagira ngo munyemerere dusenge. Hari umuntu uri mu iri teraniro umaze igihe yibaza ngo birashoboka ko umuntu yabaho mw'ubu buzima bigakunda, none se igisubizo yabaho? None se nturiho? Umuntu yaba mw'uyu mujyi watagira se, watagira umugabo, ngo ari imfubyi, akabaho adasambana, bigakunda? Birakunda, barahari, hari ibyitegererezo. Ndagira ngo dusengane n'umuntu uri mu iri teraniro ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa umuntu uri mu iri teraniro waba yaraguye agasubira inyuma. Abwira Imana ngo maze kumva ko umuntu uri mu mugambi wawe. Imana iramuhisha, Imana iramutunga, Imana iramugaburira, Imana iramwambika, yewe aranatungurana, yewe asimbuka n'impfu nyinshi. Wagiye wiringira abantu, wagiye uhanga abantu amaso, ariko ntacyo byakugejejeho. Hari umugabo twaje kukubwira, uhindura ubuzima, uhindura amateka.